Muri ino video tugiye kureba hamwe producer ndetse bakaba n'abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, aho abenshi bakunze kwinjira mu mwuga wo gukora producer cyangwa se gutunganya amajwi y'indirimbo bikarangira babaye abahanzi. Abenshi murabazi kandi bavamo abahanzi bakomeye cyane, wareba ugasanga barusha n'abasanzwe ari abahanzi ba nyabo. Turere ku mwanya wa munani tumara tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga producer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane kandi ukunzwe cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, bitewe n'uko yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye kandi byatumye amenyekana ndetse akanamenyekanisha abahanzi bakomeye bo mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Nta kindi usabwa uretse gukorana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, kugira ngo uze kumenya neza abo producer bakaba n'abahanzi abo ari bo, kuva ku mwanya wa munani kugeza ku mwanya wa mbere. Nguhaye ikaze niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, kuri subscribe ufungure inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga umuproducer n'umuhanzi witwa Akimana Patience, tukaba tumuzi ku izina rya producer Paseta. Muri Nzeri 2022 nibwo yatangaje yuko agiye kujya akora indirimbo ze bwite, akanyuza ku muyoboro wa YouTube we bwite, kandi agakomeza kuba umuproducer ufasha abahanzi mu gutunganya amajwi y'indirimbo zabo. Yagiye akora indirimbo nyinshi zitandukanye z'abahanzi, twavuga nk'iyitwa Gakoni k'abakobwa Remix ndetse na Mavenge, akora iyitwa Aragiye ya Urban Boys ndetse akora n'iyitwa Isambe ya Safu Madiba ndetse na Riderman. Yaje gushyira hanze indirimbo ye nziza cyane yakunzwe yise Bado, iririmbye mu njyana ya Kinyafurika abenshi bita Afrobeat. Byatumye Akimana Patience tuzi ku izina rya producer Paseta akomeza kwamamara cyane kandi aramenyekana nk'umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Dukomeje ku mwanya wa karindwi turasanga uwitwa Dr Nganji. Uyu nawe akaba ari umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane. Uyu akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kumenyekanisha ndetse no kuzamura ireme ry'injyana ya Kinyatrap, aho yatumye tumenya abahanzi baririmba b'abaraperi by'umwihariko B-Train ndetse na Bushari. Uyu kandi akaba yarayoboye ibitaramo byahuzaga abahanzi b'abaraperi mu Bufaransa, by'umwihariko abaririmba injyana ya Kinyatrap. Bikaba bituma Dr Nganji agaragara nk'umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane ku rwego ruri hejuru cyane. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa karindwi ku bahanzi ndetse n'abaproducer bakunzwe cyane akurusha abandi mu Rwanda. Akaba anafite alubumu ye ikunzwe cyane yaje guhurizamo abaraperi baririmba injyana ya Kinyatrap. Tudatinze tujya ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga producer Demeyaga. Uyu akaba ari umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane, aho yatangiye aririmba mu itsinda ry'abandi biganye mu kigo cya Nyundo cyigisha umuziki. Uyu akaba yarabaye umuproducer ukomeye cyane, agiye akora indirimbo z'abahanzi batandukanye kandi zigakundwa, ndetse agakora n'ize ku giti cye afatanyije na bagenzi be biganye, kandi nyuma yaho yaje no kugenda akora ize bwite ku giti cye ari wenyine. Byatumye akomeza kuzamura umubare w'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no gukundwa cyane no kwigarura imitima ya benshi. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa gatandatu. Tudatinze ku mwanya wa gatanu turasanga producer Yewe. Uyu akaba ari umuproducer ukomeye cyane, yakoreye indirimbo Eddy Kenzo ndetse n'abandi bahanzi bakomeye cyane bo mu Rwanda, twavuga nka Dr Muyombo Thomas tuzi ku izina rya Tom Close ndetse na Mugisha Benjamin tuzi ku izina rya Debeli cyangwa se Tega B. Uyu akaba yaravuzwe mu rukundo n'umunyamideli wamenyekanye ku izina rya Shadibu, aho na Mbabazi Shade cyangwa se Shadibu yiyemeraga yuko ari mu rukundo n'uyu producer Yewe. Bikaba byatumye agaragara nk'umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane, kaje kugaragara kuri umwanya wa gatanu w'abaproducer bakaba n'abahanzi bakomeye cyane kandi bakunzwe mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Tudatinze tujya kujya ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga producer Roda Nyirubugenge. Akaba ari umuproducer ukomeye cyane wagiye ukora indirimbo nyinshi zitandukanye z'abahanzi, twavuga nk'indirimbo ya Juno Kizigenza ndetse na Shemi bise Fine, akora indirimbo ya Bwiza yise Boda Boda yarebwe n'abarenga miliyoni mu gihe cy'ibyumweru bitatu gusa igihe yari igisohoka, ndetse akora n'izindi nyinshi zitandukanye. Uyu producer Roda Nyirubugenge yatangiye kumenyekana cyane ko agiye kwinjira mu muziki wo gukora indirimbo ze bwite, aho yaje gusohora agace k'indirimbo ari kumwe na Aline Sano, ni akaririmbo bise Cigarette, kari kagizwe n'umunota umwe n'amasegonda 25. Kano ka video karakunzwe cyane bituma bigaragara yuko producer Roda nawe afite impano idasanzwe yo kuririmba. Uyu kandi yagiye akora n'izindi ndirimbo zitandukanye z'abahanzi nka ba The Ben, ba Juno, ndetse akajya aririmba cyangwa se yumvikana mu duce tw'indirimbo zabo. Uyu kandi ikindi wamenya ni uko ari mubyara wa producer Prince Kiss, nawe akaba ari umuproducer ukomeye cyane, akaba yarashinze studio yise Hybrid.
Uyu producer Roda kandi akaba yarakoranye n'indirimbo na Bwiza, indirimbo bise Nasara, ikaba ari indirimbo yakunzwe cyane imaze kurebwa n'abagera ku bihumbi 802, umva yuko ari indirimbo ikunzwe cyane, bikaba byatumye uyu producer Roda Nyirubugenge agaragara nk'umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane kandi ukunzwe ugereranyije n'abandi mu Rwanda, akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 4. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga producer Yefanta. Uyu afite ubuhanga budasanzwe mu gukora indirimbo ndetse no kuririmba indirimbo nziza zigakundwa. Kugeza uno muhanzi ufite umwihariko umutandukanye n'abandi bahanzi, kuko ashobora gusohora indirimbo hafi 3 mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa, mu gihe abandi bashobora kurenza umwaka wose batarashyira hanze indirimbo nshya. Uyu akaba akora indirimbo agendeye ku bintu biri trend cyangwa se biri gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga, agahita abikuramo indirimbo kandi igakundwa cyane. Uyu akaba afite uburyo bwe bwihariye akoramo amashusho y'indirimbo ze zigakundwa cyane kandi zigakoreshwa muri challenge nyinshi zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga nko kuri TikTok, Instagram ndetse na Facebook. Bikaba byatumye producer Yefanta aza kugaragara ku mwanya wa 3 nk'umuhanzi akaba n'umuproducer ukomeye cyane kandi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze. Uraza kutubwira umwanya producer Yefanta yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko usanzwe umuzi. Ndazi neza ko nawe ushobora kuba umukunda cyane bitewe n'uko akora indirimbo nyinshi kandi zigakundwa mu gihe gito cyane. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 2 ndetse n'uwa mbere. Gusa mbere ko tuhagera ngiye nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri wacu wa YouTube, utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora kuko ni ingenzi cyane, ikaba n'inkunga ikomeye kuko itazacikwa na video nziza z'ubutaha. Wamaze kubikora gushimiye cyane. Reka dukomereze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga Region. Uyu nawe akaba ari umuproducer ukomeye cyane, akaba n'umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Akaba umwe mu baproducer bakoze indirimbo nyinshi zigakundwa kandi zitandukanye, yagiye akora n'abahanzi bazwi cyane mu Rwanda. Yakoranye indirimbo na Pama bise Naragusariye, maze kurebwa n'agera kuri 1,900,000. Akorana indirimbo na Papa Cyangwe bise Pora, akorana indirimbo na Dramati bise My Reason, akorana na Jay Paul indirimbo bise My Reason, ndetse akorana na Afrique ndetse na Marina indirimbo bise Ready Now. Bikaba byaratumye producer Region agaragara nk'umuproducer ukomeye cyane ugereranyije n'abaproducer n'abahanzi bo mu Rwanda. Bikaba byatumye agaragara kuri umwanya wa 2. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. So ku mwanya wa mbere utekereza ari uyu muhanzi akaba n'umuproducer? Tubwire muri comment bitewe nawe usanzwe uzi, ushobora kuba wamumenya. Uwo nta wundi ni Mugisha Fred Robinson wamaye ku izina rya Element L. Uyu akaba ari umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane, niwe waciye agahigo ko gushyira hanze indirimbo itirebwa n'abarenga miliyoni 10 ku murongo we wa YouTube. Aho yaje gushyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Kashe, aho kugeza bimaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 15. Urumva yuko ari umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye cyane, akaba aririmba indirimbo nziza kandi zigakundwa, ndetse akaba akora n'indirimbo nziza zikorera abandi bahanzi zigakundwa cyane. Akaba akora collabo zigakunzwa cyane ugereranyije n'iz'abandi bahanzi bakaba n'abaproducer. Kugeza ubu afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi, indirimbo yitwa Food Twaye yakoranye na Itewacu Bruce tuzi ku izina rya Bruce Melody ndetse na Roskana. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 35 ku rubuga rwa YouTube, ku muyoboro wa YouTube wa Element L. Uyu akaba umwe mu bahanzi baririmba secular music bakurikirwa cyane kurusha abandi, aho kugeza ubu akurikirwa n'abagera ku bihumbi 767 ku muyoboro wa YouTube. Urumva ko ari abantu benshi cyane